ni abasirikari dutangiranye nabo. Umusirikare w'umugore ari kuvuga ati ni ukuri kw'Imana mbabarira ubinkorere neza, ubu ni ubufasha ngusabye kuko sahizi ndi kumva ndi kwiyumva ukundi kuntu, ndi kubabara kandi cyane. Undi w'umugabo nawe amuri inyuma, ntabwo tuzi ngo ni ibiki uyu mugore ari kumubwira. Uyu mugabo nawe aravuga ati byihorere, ubu ni ubufasha ngiye kuguha kandi ntugire ikibazo, ndaza kubikora neza. Maze uyu mugore aravuga ati nta kibazo rwose, ubikore neza ku buryo ndi bubikunde. Uyu mugabo atangira kunama inyuma y'uyu mugore, ntabwo tuzi ngo ni ibiki agiye gukora. Hano hari undi mugabo uri kuvuga ati umugore wanjye nyagasani ndebera ibyarimo, ati bivuze ngo undi mugabo agiye kuba yamurongora. Nyagasani uyu musirikari icyakoze aravuga ati birambabaje cyane, ati uyu mugore nta mugore umurimo. Ako kanya uyu musirikari uri aho ngaha batangira kumuhamagara ku cyombo, afande we ari kumubwira ati Thomas over, nsanga hano ku birindiro ndagukeneye kandi byihutirwa, gira vuba vuba. Maze uyu mugabo Thomas niko kuvuga ati nta kibazo, mu kanya gatoya afande mbabarira ndaba nkugezeho. Umusirikare ahita agenda, gusa icyo atazi asize umugore we hano, hari ibyo bari kumukorera, ntabwo tuzi ngo ni ibiki, gusa bamukoreye ari kubireba. Ubwo iki kigabo kirangije kubimukorera, nuko nguko byarangiye. Barakwereka Thomas nawe yaje kureba afande we w'umudamu, nawe ni umusirikare. Aba ni abasirikari bagiye ku rugamba, aha ni ku birindiro. Ahita avuga ati afande ngutereye isari. Maze uyu mugore aravuga ati Thomas okay, byiza cyane kuko mbikubwiye ko ngukeneye, uhagereye igihe rwose. Ndetse uyu musirikari afande atangira kuba yazenguruka Thomas, atangira kuba yamukorakora ukurikire. Maze uyu nguyu ari kumubwira ati ariko Thomas nubwo ndafande wawe ariko uze kubyirengagiza, kubera yuko aka kanya hari ikintu nshaka kugira ngo ube wankorera. Maze uyu mugabo Thomas aravuga ati afande ni igiki? Maze uyu mwafande aravuga ati Thomas ndagukumbuye cyane, ati ko kuva cya gihe twahura rimwe rwose nahoze numva ngukeneye, najyaga numva buri munsi twahura dukora nka bya bindi twakoze. Maze uyu mugabo Thomas aravuga ati afande urakomeje, ati rwose biriya bintu ntabwo byari byiza, ati ubwo rero sinzi impamvu twakomeza kubikora. Maze uyu mwafande aramubwira ati oya Thomas ceceka, rekeraho kuvuga aho ngaho ayo magambo, ati njye ikintu nshaka nta kindi, ni wowe nshaka kugira ngo rwose ube wamfasha, ube wankorera umuti. Thomas ni ukuri kw'Imana. Barakwereka uyu mwafande w'umugore yatangiye kuba yafungura ibifungo by'inifomo y'ishati, ari kuvuga ati Thomas ntabwo wabinkora, nizeye yuko aka kanya mw'aya masaha ugiye kuba wankorera umuti, ubwo ngubwo ibintu byose bikagenda nk'uko mbishaka. Ubwo Thomas nawe ni guhita akuramo ingofero, atangira gufata uyu mwafande, atangira kumusoma. Ku rundi ruhande wa musirikare, basirikari babiri twatangiranye, umwe ateruye wa mugore yari ari inyuma, gusa uko amuteruye baje kuba bakindaga hasi. Nyagasani uyu mugore w'umusirikari akomeza gutaka avuga ati wa mugabo we uri kumbabaza cyane kuko uri kongera mu gikomere, ni ukuri kw'Imana birambabaje kandi cyane. Ubu ngubu sahizi nkubwira ubuzima bwanjye ntabwo bimeze neza. Ubwo rero nawe niba uri kumfasha ugerageze kwitwararika, ugerageze kugenda neza, kuko izi nzira turi kunyuramo urabona yuko zitameze neza. Aha ni mu ishyamba bari bagiye ku rugamba ndetse ku mission, gusa birasa nkaho uyu mugore ashobora kuba yakomeretse, kubera ko uyu mugabo ibyo yamukoreye ntabwo tubizi. Reka dutega amaso gusa turaza kureba filime twitonze. Ubwo uyu mugabo aravuga ati ihangane gakeya nongere nguterure, urabona yuko tugiye kuhagera rwose mu kanya gatoya, turaba tugeze ku cyicaro, turaba tugeze ku birindiro. Uyu mugabo akomeza kumusindagiza, gusa ikibazo uyu mugore afite ntabwo tuzi neza ikintu cyakimuteye. Ubwo uyu mugore barakwereka bakomeje kumusindagiza, ukurikire filime witonze. Ku rundi ruhande hari barimo gusomana ndetse n'ibindi bintu tutazi. Ubwo uyu mugore ageze hano aravuga ati dore izi ngegera ntitaye ku byo muri byo, reba ibintu muri gukora ahangaha, ni gute watinyuka
ukanca inyuma uzi yuko twasezeranye kuzabana akaramata mu bibi no mu byiza, ndetse nta n'umuntu ubangamiye undi. Maze uyu mugabo aravuga ati di ceceka, namwe ibyo mwahozemo twabibonye, ati kuko iki kigabo ibintu cyari kiri kugukorera nari ndi kubireba mu kanya, ubwo rero utaza kumfatiraho furi kuko ibintu nanjye ndi gukora ndabizi. Maze uyu mugore aravuga ati wabonye ndi gukora ibiki? Atumva ukuntu umuntu bamufata yarangiza agatangira kwijijisha. Maze uyu mugabo aravuga ati nabibonye yuko wari uri gusambana n'uwo mugabo mushabazanye muri kino kigo mu iyi pozisiyo yacu. Aravuga ati wa rugabo we guruhehesi ku mugore wanjye nzakumena itara. Maze uyu mugore aravuga ati uyu nguyu wimurenganya kuko ntabwo twari turimo turi gusambana, ahubwo yari ari kumfasha njyewe, yari ari gufasha ubuzima bwanjye kubera yuko bwari muri mu kangaratete. Urabona ahangaha turi ntabwo ari ahantu hizewe neza. Ubwo rero ndi kugenda maze nza kunyerera nikubita mu gisongo. Ubwo rero uyu mugabo yari ari kumfasha kugira ngo ankuremo icyo gisongo. Nyagasani reka bakwereke ukuntu byagenze. Ubwo uyu mukobwa bari kugenda yaje kunyerera yikubita hasi nk'uko abivuze. Yikubise hasi hari ikintu cyaje kumujomba, noneho kugenda bitangira kumunanira. Ukurikira filime witonze akantu ku kandi. Ubwo uko ibintu byaje kumugora, arangije abwira uyu mugabo mugenzi we w'umusirikari, aramubwira ati ni ukuri gerageza uze kuba wamfasha, uze kuba wandebera ikibazo ngize kuko ndi kumva ndi kubabara cyane. Maze uyu mugabo aravuga ati ngaho tuza maze mbashe kuba nagufasha. Ahangaha niho twatangiriye filime, ubyibuke neza. Umugore ari kumubwira ati ni ukuri mfasha ndi kubabara kandi cyane, ubwo rero uze kubikora neza rwose. Uyu mugabo ariko ari kuvuga ati nta kibazo, ntugire ikibazo, ndaza kubikora, ni ukuri kw'Imana. Atereka nze ngufashe vuba vuba. Gusa iki kigabo wagira ni igihehesi. Ibi byose nibyo bari gukora. Uriya mugabo ari kubareba yarangiza agakeka yuko bashobora kuba bari kumuca inyuma. Ukurikira iyo ni inkuru uyu musirikare uri kutuganirira. Maze arangije aravuga ati none mwaje kwihimura muvuga ngo natwe ngo turi kubaca inyuma ngo namwe muje kutwihimuraho. Uyu musirikare aravuga ati noneho ubwo kuba nakoze nafashe uwo mugore wawe ni ikibazo. Barakwereka uyu mugabo uko yari ari kuvura uriya mugore w'umusirikare, ndetse ari kwitanga uburyo bwose bushoboka. Uyu mugabo ni ukuri kw'Imana nta kintu kibi yaragambiriye gukora, nawe uri kubibona. Maze uyu mugabo aravuga ati ariko mwebwe narababonye, wowe n'uwo mugore mbona yuko hagati yanyu mwembi hari ikintu kibyihishe inyuma, cyane cyane uwo mugore niwe uba uri gukora ibintu bikomeye cyane agushaka. Maze uyu mugore aravuga ati wubake yuko ndafande wawe, ntukinje ibyaha byose upfuye kubona. Maze uyu mugabo aravuga ati njye narakubonye ugenda uheheta kuri uyu mugabo, reka bagusubize inyuma gatoya. Barakwereka ahangaha uyu musirikare yari ari gukojora, yari ari kwituma hano mu ishyamba. Nyine urabizi abasirikari nk'aba ngaba habaga igihe barimo ku rugamba barangiza maze bakaza gukubirwa. Maze barakwereka hano hari abimereye neza, hari abasirikare bari kwiteretanira. Ubwo nuriya musore ndetse na sheriwe Tomasi. Gusa barakwereka ku rundi ruhande uyu mufande w'umugore yaraje aza mu mufuka w'uyu mukobwa ahita acomekamo inzoka yapfuye. Niba yapfuye n'ibitapfuye ntabwo mbizi, gusa n'inzoka uyu mugabo ari kubireba ari kunya ahangaha. Arangije aravuga ati nyagasani uriya mugore ibi ntari gukora ni ibiki? Barakwereka uyu mugabo ari gusoma umugore we afanda ahita aza aravuga ati dore nk'ibintu murimo. Bose bahita bashigukira hejuru batera isari. Maze uyu mugore arababwira ati ibyo bintu ntibujye mubizana mu kazi, ati mugende kuri pozisiyo ndaje kuhabasanga. Maze aba bangaba baravuga ati nta ribi. Maze uyu mufande aravuga ati dore ahantu amasaha ageze mu minota mikeya rwose tuze kuhahurira, hari akanama ndibuze kubakoresha. Urabona saa 7 dufite kuja kwataka. Urabizi nyine nawe abantu bari ku rugamba baba bicariye amajaja. Uyu mugore niko kuvuga ati mu masaha 7 turajya kuba twakataka, turajya kuba twaje mu kazi. Ubwo rero nshaka kugira ngo mbere yaho tuze guhura maze tuze kuba twaganira. Abangaba bamuterera isari barangije baragenda. Gusa uyu mugabo ari kubibona akavuga ati uriya mufande ni umuntu mubi, bisa nkaho yakunze uriya mugabo Tomasi. Ubwo rero
hagati aho ntabwo nzi ikintu kibyihishe inyuma. Nyagasani ubwo na fande yahise agenda ndetse n'uyu mugabo ahita amukurikira, arahita abakurikira bose. Iyo ni inkuru nayo uyu mugabo yari kutuganirira, maze uyu mugore aravuga ati ndakwiyemye wa mugabo we kwivanga mu bintu byanje, ati none reka mbabwize n'ikindi, uyu mugabo dusanzwe turyamana, uyu mugabo Tomasi mbabwize n'ikindi, wa mugore we umenye ngo uyu mugabo wawe turamusangiye, ati n'ikimenyimenyi yaje no kuntera inda. Murumva neza ibyo nibyo mutari muzi uko uyu mugore yakabivuze. Uyu mugore wa Tomasi amarira akisukagura, ubwo Tomasi akavuga ati wa mugore we ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ngo ubivugire aha ngaha n'abagabo bari kumva, ati kandi ndakeka ushobora kuba uri kumbeshera. Maze uyu mugabo aravuga ati uwo mugore ni inkozi y'ibibi by'ahatari, ntabwo ajya avugisha ukuri, ati kandi byanashoboka da ntawamenya. Maze uyu mugore aravuga ati ibyo ngiye ndi kuvuga mwe kubifata nk'ikinyoma kuko mbifite n'ikimenyetso. Uyu mugabo yaje kuntera inda kuko igihe tumaze turyamana ntabwo ari gitoya, ntabwo igihe tumaze turyamana rwose ari uyu munsi wa mbere twari tugiye kubikora, ati kuko sahizi ndagutwitiye wa mugabo we, ibyo ngibyo bimenye. Umugore w'uyu mugabo Tomasi amarira akisuka, ndetse uyu mugore yarangiza akabaseka cyane akabatiza umuhoro kubera yuko bari gusenya urwabo. Maze uyu mugabo akabwira umugore we ati mugore wanjye mbabarira rwose wihangane, ibyo uwo mugore wibyirengagiza ni ibinyoma. Maze uyu mugore aravuga ati ngewe ibyo ntabwo ari ibinyoma, we utavuga ngo ni ibinyoma kandi mfite ibimenyetso, ati saha izi ngizi mfite agatesite navuye kuba nakipima kandi urabona yuko rwose mfite inda y'amezi 3, ubwo rero ndatwite kandi nshobora no kuba naranduye. Wa mugabo we nshobora kuba naraguteye na sida. Ubwo rero ibi bintu wa mugore we uyu mugabo ntabwo ashobora kuba yaranduye ngo nawe uze kuba utaranduye. Uyu mugore aza kumufatira kano gatesiteri arakamunagira, aravuga ati n'ikimenyimenyi mfite sida, wa mugore we umenye ngo nawe urayifite. Nyagasani uyu mugabo byaramuriye uyu musirikari Tomasi arababara cyane. Noneho umugore we nawe amarira yisuka ari menshi. Uyu mugabo aravuga ati mugore wanjye ni ukuri kw'Imana ndakwinginze mbabarira dusubize ibihe inyuma. Uyu mugore niko kurakara n'umujinya mwinshi akubita umugabo w'urushi ndetse ahita yivumbura, arangije ahita yigendera kubera agahinda kose. Aravuga ati ntabwo nzongera kubana nawe wa mugabo w'imbwa. Nyagasani nawe urabizi hari abasirikare baba ari abahehesi. Maze uyu mugabo Tomasi abwira uyu mugabo aramubwira ati rero mfasha umbabarire ujye kuba wansabira umugore wanjye imbabazi. Maze uyu mugabo aravuga ati wa mugabo we umbabarire kubera yuko nawe wari kuvuga ngo umugore wawe njya muca inyuma, narindi kumuca inyuma kandi atari byo. Uyu mugabo Tomasi zamwikaragiyeho zimwumiraho. Nyagasani umusirikari yasigaye ahangaha agahinda kamwishe, na filime yacu nuko nguko tugisoje. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda mwe twabanye aya masaha yose, iyi minota yose. Ciao ciao.